Yes, beautiful people from YouTube. Meze gute? It's been a long time, it's been a while. Like, ariko ntabwo ari igihe kinini nanone. Oji, we came back again muri reaction. So, ni track yitwa Abahungu, all the way coming from country record na country music. Ini creativity maze igihe kubera ko yavuzwe mbere yuko isohoka gutya twayibonye and after ko yasohotse yari imeze gutya ariko ntago ari bibingaruye gusa kubera ko no munsi ikintu cyitwa many more news. Let's go. Soko warambiwe cyane. Forgot all the way. Let's go. 1, 2, 3, 4. Hey, your package. One time. Go dang. I said. Twakabije inzozi. Twigize abasazi. Twacometse emojis. Twajaha gukaba. Urasinda tugugobe. Wananiwe kare. Imana iraguhana. Nutabisoza uyu mwana arakugaya. Nutanacyumva abahungu barahanika ruracunda uratahiraho. Fata amashoti nkasa. Ati fata amashoti nkasa, all the way coming from country music and this track yitwa Abahungu ni ya Juno Kizigenza. By the way, impamvu manje kuyikumvisha like utigeze wumva ndimo ndavugira ibintu byinshi nuko kuri table yanjye uyu munsi nahazanye n'iyi ngiyi nayo imeze gutya ni KODO katuni nawe track yitwa Abasazi. So tumaje kumva abahungu twumve n'abasazi noneho abasazi bo bimeze gute ka abahungu twumvisha bimeze kuri ya what do you say enough everybody let's go. Rusimene gitera ku cyuzi cya bushari ngenda hamwe n'abantu batatu baturutse mu mutwe n'igikore cy'umwe yarwaye. Yes let's go one song. Ati uyumwe mureba all the way from package, same producer same song. Kugira ngo tuze kubona ubuntu tuza kubona ibyo tuvuga reka tubanze nayo tuyumve igice cyose kirangire sibyo kuko like Juno twamwumvishe verse yose reka twumve no yungure tumwumve verse. Twakabije inzozi twigize abasazi twacometse emojis twajaha gukaba urasinda tugukobe wananiwe kare Imana iraguhana nutabisoza uyu mwana arakugaya nutanacyunga abahungu barahanika ruracyunda uratahiraho fata agashoti nagaye niba utabyumva liva ninyuheruka sima nyuma y'ifri ntuze kumbera intumva ndashaka gutuza nkarata gatuza tujyane ije kwitikewe and I'll say like this again all the way to KODO Cartoon my brother. One may say. Another five. I go down. All the way. Bro, wait, legend, wait. Like, hitaye ku matiko ari hano hanze muri media buryo byahise nyine biba like byabaye viral cyane nabonye abantu benshi bari kubivugiramo kubera ko like nago nigeze mbereka I got this too. Bro, this track
this track iri buze gukora ibintu like bitari bisanzwe kubera ko irimo iratuma like abantu batangira kwivana na moto like ukabona nyine ibintu abantu bari barabitse none ukabona nibwo utangiye kubibona so and nkufitiye n'iki ngiki nacyo this iyi ni coach witwa Element LA like ubwo nakoraga this reaction nibwo nawe yaramajije kugira icyo akotinga kuri Afrogako yamajije kuba Afrogako mu bantu right now reka gerageze kuyigukururira nanayigusomera fresh kugira ngo ubanze unamenye neza wa boy gaze so Element LA yagize ati I'm seeing a lot of tags and mentions about Afrogako stuffs. By the way, this is not Afrogako. I will talk. I was talking about the real Afrogako. It's still in progress. It took me like years to fuse this styles together. I assure you it will be worth it. Like yavuze ngo iriya nagara Afrogako. Nakomeje kubona abantu benshi bantaginga mu bintu like ngo navuze Afrogako ngo none ngo Afrogako ngo ko bayikoreye muri country kandi naravuye muri country ngo ngo project sibayimbye like kubera ko nyine murabizi ni story yiri wivuga hano hose Afrogako yaje Afrogako none ya Afrogako Element yavuze like irimo irakorerwa n'abandi and abandi bati maybe ko Afrogako ntago wari umushinga wa Element like wari umushinga wa Nopja then no Element kuba yagiye byahaye Nopja umwanya uko like ashobora kuba nawe yakwiririza ingira Afrogako yiwe like Nopja nta kintu aravuga gusa witwa KODO Cartoon nawe tumaje kumva wakoze track like nagira ngo ubundi ibintu nze kuza kubyinjiramo neza mbona uburyo bivuga neza nyine ndi no kubivuga like binshimishije cyangwa bibereje vibe biri kuma vibe like this guy yaririzinze track mbere ya Juno Kizigenza kubera ko nimanuka fresh hano urabona ko iyi ndirimbo ya Juno imaze umunsi umwe video yagiye hanze usibye ko audio imaze iminsi ndumva ari 3 imaze iminsi 3 igiye hanze ariko this video like ya tukomeza gutya ukunze kubera muri aka gace ariko ngo rukunze guterwa n'ubusinzi bukabije wait wait gatoya ati ngo abantu benshi ngo bari gupfa ngo none ngo bari gupfa ngo bazizi iki restart again irashya irakongo bavuga ko ngo bahangikijwe n'urubyiruko Rwanda gukora ubwakwiye kwishura mu bikorwa by'ubwambuzi ndetse n'urugomo ati bahangayikishijwe n'urubyiruko like in introduction yayo bafashe amakuru asanzwe nyine like y'inkuru ziri ku muhanda Genga kami amwe mu baturage bari muri aka gace avuga ko ngo barambiwe cyane mu Rwanda nato bunze kubera muri aka ngo barambiwe urugomo rwa hato na hato rukunze none urugomo ko baruzanye mu muziki kubera ko impamvu urugomo ndi kuvuga ko baruzanye mu muziki like restart reka tumureka atangire twumve the verse ati Coca-Cola shake hanzani rumors and KODO Cartoon nawe he goes like that KODO Cartoon nawe yabigiyemo gutya rwose kandi KODO Cartoon arakubwira ati ngewe rwose wa boygez ibintu bavuga ni wa boy kubera ko this track ni yanjye yanasohotse kuri EP indirimbo yitwa ABASAZI yasohoye kuri EP yiwe aheruka gushyira hanze mu byumweru 2 bishize mu gihe Juno Kizigenza ashize umunsi umwe cyangwa video ijya hanze ubwo ni iminsi 3 tubarimo na audio ngo Juno amaze iminsi 3 asohoye indirimbo ariko uwitwa KODO Cartoon amaze ibyumweru 2 asohoye indirimbo bose indirimbo yakozwe n'umuproducer umwe bivuze ngo nta muntu wibye like ntago Cartoon yari kuza kwiba projet ngaje kuyikora n'ubundi ku muproducer wayikoze kandi abizi ko yayikoreye umusitari ariko birashoboka ko uwitwa Juno Kizigenza yaba yaragiye nko muri kumva like project y'umupeti akayikora ahubwo ntihabemo guhuza connection neza ngo bavuga wenda Juno avuga ati okay peti nakoze indirimbo yawe let me pay you like this cyangwa se ngwizi percentage cyangwa ngwereze credit wenda like mwe featuring cyangwa bigenda ubundi buryo nyine bigira ubundi buryo bitwarwamo ariko like nk'umuntu wakoze projet ntujyaze ibyo ntabwo byabaye and niyo mpamvu ndibuze kugaruka kuri tweet like nabonye mu kanya ya KODO Cartoon
igitero ku cyuzi cya bushari narirengeye ndamya nanga ku bantu batatu baturutse mu wundi mutwe ni igikore cy'umwayarwanda yegosha. It's all about Afro Code. Twakabije inzozi twigize abasazi twacometse mu gizi twaje habuka urumva wananiwe kari. kimwe mu bintu byumvikana track nimwe amagambo namwe like lyrics ni zimwe nta kintu kimwe gendutse musibye ko mu ndirimbo ya Kodo harimo ibyivugo byinshi like ariko mu ndirimbo ya Juno ikaba yaragerageje nyine kuba more than mo gake ariko n'ubundi track same still iracyari ya track imwe ahubwo ikintu gitandukanye ni kimwe gusa nuko nyine abahanzi batandukanye gusa tu ariko track iracyari ya yindi track iracyari same like the thing is man bibaho ko wakunda project y'umuntu ariko ntago like Juno na ubuse like ndibaza bro man this music like man ari uburyo nyine abantu mu Rwanda sinzi ukuntu mutekereza umuziki tu like ngiye mbona wagira ngo bayirwa bamwe birirwa banikinira ntibaba bazi n'ibintu bari gukora bro wowe uri Juno Kizigenza like kuko nago wambwira ngo nago bamwumvisha indirimbo yarayumvisha Kodo asanzwe akora ibishinwa asanzwe akorera abantu indirimbo man Kodo arandika ndamuzi kuko ngiye is my brother like ndamuzi nago we like Juno si niga yaje ariko Kodo ni niga yaje ndamuzi nzi like nzi man Kodo ni wa muhanzi ushobora gufata like amezi nk'atatu yirwa muri studio yandika indirimbo z'abandi zisohoka ziba ama hit like without credit ariko kubera ko bamwishuye fine ikarangira sasa ukoze like okay atazo kugira umuntu ngo wenda ngo yavuze ngo ni guy okay pray my brother pray the song Wait. Back to the behind, man. Bro, like listen this. Wabyumvise? Like listen to it. Yumvishwe rya Kodo Katuni muri ndirimbo. Wabyumvishe that's back. Nizo za back ziri hano. Nizo za back ziri mu ndirimbo ya Kodo Katuni. Same still like ni boro za Kodo Katuni bafashe baraterura Juno Kizigenza amereza indirimbo arayisubiramo araririmba like nibyo calligraphy Jones z'ubudi yavugaga. They are making playback man. Ntabwo bashobora kwandika indirimbo. They're going to take that bro without no utanishyuye. Man, Juno bura numwe mu bajine yemera ariko like iyo shira parts baye kumurana none nka Juno bro. Juno na Kodo ndabizi ko baziranye. Juno azi Kodo azi Juno. Like now contact yari kuba ikibazo. Same producer, same studio, same style. Man. This much respect for this song man. Murusi mene igitero ku cyuzi cya bushari narirengeye ndamya nanga ku bantu batatu baturutse mu wundi mutwe ni igikore cy'umwayarwanda yegosha. Wabyumvise? Wabyo ari buryo byambabwira ibintu ngabona abantu bashaka bashaka kurwana naje kandi like if I tell you this thing nuko nabyumvise nimubwira ngo this guy is trash nuko azaba ari trash this guy is talented nuko azaba ari talented. This guy Kodo Katuni is more than big talented my brother. Much respect. Kodo Katuni original Kodo man pore sana brad niwo muziki wo mu Rwanda brad. Wabyumvise wowe wabyumvise wowe nabo like bad urakadiki wowe like listen to this guy listen otherwise wabise
gusa like man nuko indi ndirimbo yashemo utuntu tw'amatiku no kudabasha kumvikana kuwa yanditse n'uwayiririmbye n'uwayibereyemo ubusitani n'uwayisohoye abantu bakayikunda n'uwayikoze like before muri studio, ariko indirimbo ni nziza cyane bro. Like nanabikubwiye Kodo yandika indirimbo z'abasani benshi ko ngewe nza amahiti menshi yagiye yandika haba ya hip hop n'izindi zisanzwe zikaba amahiti. So umva noneho Juno nawe ukuntu yarameze, mwumvishe kijwi ariko ari rya rindi like West Coast ikomereje package. This guy package ntabwo tuzira yabwo turanahuza naribwe ariko package man review yourself brother. Track yayo muhanzi yarayisohoye yararangiye, uyihaye n'undi muhanzi nawe arayisohoye man. Like wende tuve ku ruhande rwa Juno wenda bashaka ko baramubwiye bati umupeti twaramwishiye twararangizanyije ni umupeti wandikira abantu kubera ko Kodo birazwi kwandikira abahanzi. Like nawe nibiri n'umusano ukeneye ko like ubona something which is good, egera Kodo aguhereze stuff like this. Iyo afroga ko element igavuga ngo na graph element nawe bro urabizi wowe uruboneka waje sico kuvuga ariko brad man tujye tuniga ku appreciating ibikorwa by'abandi nabwo bari fresh. Wamise 1 2 3 twakabije inzozi twigize abasazi twacometse emojis twaje ahagukaba urasinda tugugobe wananiwe kare wamise Imana iraguhana nutabisozo uyu mwana arakugaya nutanacyumva abahungu barahanika bro. Tujye twemera ibintu okay. Kodo ni bwiza mu kwandika, Kodo ni bwiza like mu kuba ashobora kuguhereza indirimbo ikaba hit, ariko this guy Juno is another oh boy guys. Juno Kizigenza original original Abahungu uracundura tahiraho fata amashoti nkasa niba utabyumva taha ninjye uheruka iyo miriro ni kuki mwifunze imitobe njye ndimo neza ni mama umva mukantuze kumbera intumba ndashaka gutuza nkarata gatuza tujyana ubutitsa yewe ameze I'm stuck on your body wameze your beautiful body Coca-Cola shake what hanza ni rumors wameze guri godi gukura abagabo gwino nkumvisha umuvuno mushonesha abahungu Coca-Cola shake oji bro like narababwiye like ikintu kimwe kizatuma umuziki nyarwanda uva like ku rwego turuzi, kuko abanyarwanda bazi kuririmba bafite ibintu byiza byo gutanga, ariko as long as urakora ibintu bimwe n'ibya Wizkid the Afrobeat like Afrobeat yabayeho imyaka nka 20 cyangwa 30 mbere ko Wizkid aza. Uri kumva bafite aba legend ba Afrobeat ba Two Face n'abandi benshi like bakera cyane, bafite generation yabanjirije generation aba Wizkid, hari na generation yakurikiye ba Wizkid. Let's miss this. Ntago Wizkid ari we mu fondateur wa Afrobeat, ntago David ari mu fondateur wa Afrobeat like, ariko kubera ko it is origin there Nigeria. Fela Kuti like these guys bakera cyane bakoze Afrobeat biranabagora kugira ngo imenyekane, ariko these kids like bakano kanya rimara smashing Grammy Burna Boy same n'abandi uri kubyumva kubera ko they fought barwaniye like injyana yabo. So wenda twebwe katubari nago turi buze guhimba natwe jari y'umuziki, ariko ya Afrobeat turi gukora nukora Afrobeat imwe na Wizkid like ndakubwiza ukuri nanjye ubwanjye nago nzakumva kumva indirimbo ya Wiz Big Wiz yari dizinze nago wasohoye brad tazambeshya tutajya kwimvira IDK tajya kuva sensational n'izindi nyinshi bro. Calm down like ni benshi man, niba kora Afrobeat ntabwo wayikora neza nkabo, kuko ntabwo ushobora kunyigana ngo ukore ibintu byiza nkanye, ariko as long as wanyiganye ugashyiramo ibyawe maybe ko ibyawe bishobora kuryoha kurusha ibyanjye. So iyi ndirimbo iri ku rwego rwo kuba yanakompeta muri Grammy. Abagabo gwino nkumvisha umuvuno mushonesha abahungu wameze twakabije inzozi twigize abasazi
twacometse emojis twaje aha gukaba. Man, regardless too unserious of package, but package is another thing. Package is another level. Package. Listen to this. Ichinimba. What up, bro? Man. Afro Gakko. All the way. From Country Records. Man, I can't say anymore. What? What boy guys? What boy guys? What is it? African legend. Hey, man, make me go crazy. Standard twabasiye. Tout le monde, toujours Rwanda. Ntabwo no. Like, man, bro, like, ibyo birambabaza kureactinga ku kintu cyiza ariko gifite like negative stories out there. Man, this track irarenze ntabwo yakabayizamo ibi bintu. Ngurana hano. Package. Stop, man. Kizigenza. One, my brother. Icyagwino. Yes. Bro, this track is another thing, man. Iyi track irarenze for sure. Nubwa mbere numvishe umuziki nyarwanda mwiza urenze, man. Umuziki urarenze, bro. Kinondi kiruri no. Oh yeah. Umva mukanduze kumbera intumba ndashaka gutuza nkarata gatuza tujyana ubutitsa yebe. I'm stuck on your body, your beautiful body. Coca-Cola shake, hanza hani rumors, nguvu kiroma. Gurigodi gukuraka, wino mumvisha umuvuno, ushonesha abahungu. Coca-Cola shake, hanza hani rumors, nguvu kiroma. Gurigodi gukuraka, wino mumvisha umuvuno, ushonesha abahungu. Twakabije inzozi, twigize abasazi. Bro, man, sinzi ikintu navuga, brad, ariko one thing, like, twige kubahana, bro. Yego ni muto kuri wowe ariko ntago ari gito, you know what I mean? Like, niba wafashe project y'umupeti ikaba noneho ari nka project iryoshye gutya, man, indirimbo nziza kuri uru rwego, bro, like, izi negative story I think zishobora kuyidefeatinga, man, bigatuma itaba successful kandi iyi track irarenze. Man, ntago KODO nawe yakwanga guhabwa credit na Juno. KODO arashaka ubuzima, atuzwe n'umuziki, bro. You have to pay some money for him, man. Kambwira, I like the project. Take that honey. Abarayo, 2 honey, 3 honey, 5 honey. Juno nubwagwa igihumbi cy'idolari ntari ibi, Juno n'umukire. Ariko like, man, na science like disrespectful like that, man. Hari nkanjye njyewe nakujyana no mu rukiko. Twacometse emojis twaje aha gukaba. Man, sinzi ikintu navuga tu. Bro, you can't get me. You can't get me, bro. Oh, somebody's calling.